Agafilme kacu rero dukomeje igice cya kabiri cyangwa se pati tu, hano rero Janti yavuyeyo koza ibyombo na wa musore Paul waje ngo kuba umugabo wa mama wabo, barangije hano Michel yakomeje kubaganiza arababwira ati none se ati ibintu byose mwarebye ko biri ku murongo, barangije Michel aravuga ati icyo nzi cyo ntabwo birajya ku murongo neza kubera ko buriya rero dufite no gufura imyenda ya mama, ati kubera yuko aramutse abuze imyenda yo kwambara ejo ati rwose byaba bigaragara nabi, twaba tubaye abahungu b'abanyamwanda, ati erega mujye mumenya ko uriya ari umwamikazi wacu tugomba kumufata neza rero, ati sibyo papa, ati rero nkawe nyine nka papa ugomba kugira uruhare rukomeye mu kugira ngo nyine umugore wawe ari we mama wacu yishime kandi yumve amerewe neza, ati sibyo se ibintu turi kukubwira ntabwo ari byo, barangije bamubwira ati ahubwo Janti genda mugende rwose mujye kureba ko imyenda ya mama yaba imeze neza, itameze neza muyitunganye nyine jyana na papa, barakwereka Michel yakomeje nyine kuwohereza kugira ngo Janti akomeze akoreshe Paul, hanyuma nyine rwose ibintu bikomeze gutungana hano mu rugo, barakwereka noneho Janti yazanye ivarizi yuzuye imyenda n'ibikuvureri byose aragenda aratindirura, arangije akimara kubizana hano rwose Paul yahise amubwira ati none se ibyo bintu byose nibyo unzaniye ngo mese, ati yego rwose bimese, ati urabona nyine ayo yari amashuka ya mama ntabwo agomba gukomeza kurara nyine, ati ubuse muzajya murara amashuka asa nabi koko kandi uhari, ati none se iyi myenda yose maje kwanika iri ku mugozi, ati rwose nawe reba urimo urazana indi myenda nayo ngo kugira ngo nyifure, ati ubuse koko urabona ntamajije kunanirwa, reba amajije kwanika imigozi 3 yose yayujuje, ndetse no mu kibaketi cyari kiri hariya hasi haracyarimo indi myenda myinshi, arangije aravuga ati rwose ndi kumva cyangwa se ndi kubona muri kunkoresha cyane, ese murashaka yuko nanirwa rwose nkikubita hasi nkagwa umudari, ati hoya rwose ntago wagwa, ati none se siyo mpamvu natwe duhari nyine kugira ngo tukureberere kugira ngo ibintu bigende neza, ati ntacyo uri bube rwose ntago ibi ngibi ari ibintu by'umurengera, arangije ati ese mama ntago umukunda, ati ndamukunda rwose, ati nta n'ukuntu wareba ukuntu umukunda rwose, ati rero nibyo nyine nimba umukunda ugomba kumwitaho, ati ese uno mwenda ndi gufura ni uwande, arangije yazamuye umwe mu myenda y'imbere arimo arabaza Janti, arangije Janti ahita amubwira ati uwo mwenda ni uwa mama rega, ati ahubwo wufure neza uvuga ute, ati kubera yuko rwose uramutse upfubye cyangwa se ukawufura nabi byaba bigaragaye nabi rwose kandi uri umugabo we, yarafuze neza aravuga utarangira aravuga ati ati nta kibazo ubwo ari uwa mama wawe, barakwereka rero asoje gufura nta kindi cyabaye, barongeye bagaruka hano muri salo, aramubwira ati ngaho ba wicaye nyine uba uruhukaho gatoya, hanyuma nibirangiza mu kanya turaza kureba indi mirimo, arangije aramubwira ati ubu ugumye hano ndaje, ati kambanze njye kureba nimba hari ikindi kintu turi bukore, ati urimo uranyumva neza ko ugomba kuguma hano, undi aravuga ati yego rwose ndahaguma, arangije ako kanya Janti yahise agenda, akimara kugenda undi yahise ahaguruka yirukanka kugira ngo asohoke, atarajya kure cyane yahise akubitana na Nowera, mu mwibuke wa wundi wo muri bare cyangwa se muri ka resitora bahuye, arangije arimo kumubwira ati nyakubahwa none se kugiye utishyuye, byose arimo kubyibuka rwose nk'ibintu byamubayeho mu kanya, arangije aravuga ati si we twahuriye muri bare ra, undi aramubwira ati yego rwose ni njyewe nyakubahwa, ati none se urimo urakora iki hano, ati ndimo ndakora iki hano, ati ati nako ndibutse bisa nkaho rwose navuganye na mama yambwiye yuko ari wowe nyine papa wacu ubu ngubu, akivuga ngo papa wabo umusore yahise afunyamo atangira kwirukanka, umukobwa Nowera arangije arahamagara ati none se kugiye nyakubahwa, kumbi umusore Paul yari yagiye kare cyane, ekada abonye atabyiviramo, hano rwose yari arimo gukora kurusha punda kuko imirimo yose bari bamukoresheje kuva hageze byari biteye ubwoba, ako kanya rero barakwereka rwose ubwo yasohokaga yabisikanye na sheri we arimo nawe arinjira, barakwereka hano mama wa Janti na Nowera ndetse na Michel yarinjiye, arangije aravuga ati none se sugar boy wanjye ari hehe, ati mama ati rwose ntabwo twakubwira ibintu byabaye, batangiye no guseka cyane bariko baravuga ati none se ubwo ngubwo rwose mama hari icyo utarimo kubona, arangije arahoza
ati njye rwose nimumbwize ukuri ahantu sugar boy wanjye yagiye. Bose barimo baraseka ndetse ibitwenge byabishe. Arangije arambika isakoshi hasi, akimara kuyirambika yaraje ahobera Michel. Akimara guhobera Michel aramubwira ati rwose nari nagukumbuye cyane mugabo wanjye, ati nizere yuko wasigaranye na sugar boy wanjye neza ndetse mwabanye neza mu masaha makeya mwamaranye. Arangije amaze kwicara ndetse asuhuza na Nowela ndetse na wa muhungu Janti. Arangije atangira kubaza ati Janti, ati none se byagenze gute? Arangije arababaza nyine ati mumbwire, ati njyewe rero uriya musore twahuriye mu nzira, ati ariko nigeze no kujya njya kogera kuri pisine nkabona arimo arandeba cyane nyine ashaka kunyaporocinga nkaho ashaka kumvugisha, ati niyo mpamvu rero njye rwose nyuma yaho yarantoteje cyane. Arangije ati arashaka nimero yanjye ndayimuha, ansaba no kuba sugar boy wanjye ndamwemerera, ati ariko nyine impamvu namuzanye nuko nari mbizi ko muhari nyine kugira ngo tumuhe isuzuma cyangwa se tumuhe ikizamini tumukozeho akanyafu atazongera kugerageza biriya bintu n'undi munsi. Ati kubera yuko ababyeyi bose abonye ntabwo ariko agomba kumva yuko bagomba kugirana umubano. Ati ngera niyo mpamvu namuzanye nyine kugira ngo mumunkosorere. Arangije ahita abwira ati Nowela, ati rata akazi kagenze neza uyu munsi kuri resitora? Undi aramubwira ati rwose kagenze neza mama. Arangije akomeza kubabaza ati rero mumbwire, ati rwose nawe Michel mugabo wanjye rwose wabikoze neza, ati wabonye ukuntu wigize nkaho rwose uri umuhungu wanjye neza neza. Hano Michel yatangiye no guseka atakira rwose, ati Nollywood bazaguhereze igihembo cy'uko uri umukinnyi wa filime neza cyane, ati kubera yuko nta wundi mugabo wabasha kubikina kuriya nk'uko wabikinye. Ati wabonye ukuntu wijijishije neza neza ukigira umwana mu rugo, ati kandi uri nyir'urugo. Ati rwose sheri wanjye, ati ibyo ngibyo byihorere, ati abasore nka bariya tugomba kubaha isomo. Ati naho Janti nawe rwose yamunkosoreye, ati yagiye amukoza mu byombo aramwogesha ndetse igikoni cyose baracyoza bakigira neza, ibintu byose babishyira ku murongo. Ati agiye kwicara, ati nongeye nahise mubwira ati rwose mujyane ugende afure iriya myenda yacu yose, ati cyane cyane ko nta n'umuntu dufite hano udufasha. Ati abana bacu baba bagiye mu kazi baba bananiwe, ati rero ntabwo tuzajya tubura rwose abantu badukorera akazi bari aho ngaho b'imburamukoro. Ati niyo mpamvu nyine nahise mbwira Janti ntija, ati genda rwose umwereke n'ibindi bintu byose akore. Ati agahora agenda amukoresha nyine, ati ubu ibintu byose yabifuze ndetse no kugeza no ku myenda y'imbere yacu, ati ku buryo azajya anabitekereza rwose isesemi ikamwica. Nawe uri kumva ubugome bamukoreye Paul. Bose barasekaga bakavuga ati kabisa mwana wanjye uzi gukoresha. Ati nawe papa, ati ariko nawe wamfashije, ati kubera ko nyine wamukangaga akavuga ati uriya mugabo cyangwa se uriya mwana mukuru rwose nawe azi akazi. Hano rero mama wabo ahise ahaguruka aravuga ati reka mbegere rwose numva ukuntu mwabikoze. Bakajya baseka cyane bagakwenkwenuka bakavuga ati kabisa ahangaha rwose twabikoze neza. Arangije hano rwose Nowela nawe yahise ababwira ukuntu bacakiraniye ku muryango arimo kwirukanka ndetse atarwiyambitse. Hano rwose bose baraseka baravuga ati cyokora uriya musore nazajya anatekereza kuvugisha umuntu w'umugore ukuze cyangwa se umuntu w'umugore utangana nawe azajya agiramo n'ubwoba. Ati rwose ndizera yuko atazongera gutekereza kuvugisha ba sugar mami cyangwa se gushaka sugar mami mu buzima bwe. Ako kanya rero bakomeje kuganira nyine ari nako banatebya. Hano rero umugore yahise abaza ati none se sheri, ati weho wabibona gute cyangwa se wabitekerezaga iki? Ati nizere ko rwose bitakubangamiye. Ati hoya, ati ibyo ntabwo byambangamira, ati ahubwo reka abana bajye gutegura rwose icyo kurya turye hanyuma tujye kwiryamira. Babwiye Nowela aravuga ati oya mama, hari ibintu nkiri gutunganya mu kazi, Janti nagende. Janti rero yagiye kugira icyo ategura nyine kugira ngo famiye bagire icyo bafata. Ni nuko agafilime kacu kagenze rero ari nako kanakomeza. Arangije rero barakwereka wa musore Paul yikoreye icyarahani cyangwa se imashini idoda. Uko akikorera arimo kugenda arimo kuvuga ati muze mbadodere utwenda twanyu muzane. Hano yahigiye kubona ahuye na wa mugore. Arangije amubwira ati sugar boy wanjye, ati reka njye ntabwo nkiri sugar boy wawe. Umusore arangije afunyamo ariruka, umumeri aramuseka cyane. Nunuka agafilime kacu kagenze turabakunda cyane.